munyemerere rero twese hamwe dufungure Bibiliya zacu, Timoteyo wa mbere ibice 5 murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Haravuga ngo ntukemere ikirego ku mukuru hatariho abagabo 2 cyangwa 3, abakora ibyaha bahanire mu maso ya bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Aha hari ibintu nka bingahe nshaka kugira ngo turebere hamwe. Icya mbere ni ukugira uruhare mu kurinda abashumba ibibasebye. Iteka Satani ahora ahiga abashumba kuko arwanya itorero ry'Imana. Abakuru b'itorero bagomba kurindwa bene babandi bagenda basebanya, bahimbira ibinyoma abakozi b'Imana. Akenshi iyo Satani ashaka itorero ahera mu kurwanya umushumba waryo n'abashumba bafatanya kuriyobora. Abashumba nibo ba nyiri umutwe munini, byo gira uruhare mu kubarinda. Ntukemere ko hagira umuntu ukuzanira amanjwe yo gusebya abashumba bawe. Ntukicare mu biganiro by'abakobanyi biharabika abakozi b'Imana, bigira ingaruka ku itorero. Ntukazigere wemera kujya mu biganiro by'amanjwe bisebya abakozi b'Imana mu gihe bidafite gihamya zifatika. Pawulo ati gihamya y'abagabo 2 cyangwa 3. Iri ni ihame rikomoka mu isezerano rya kera mu gutegeka kwa 2 ibice 19 ku murongo wa 15. Haravuga ngo umugabo umwe gusa ntazaze ngo ashinje umuntu ngo yishe undi cyangwa ngo yakoze ikindi cyaha cyangwa amafuti. Ibyo ari byo byose ubuhamya bw'abagabo 2 cyangwa 3 azaba ari bwo bashingiraho kugira ngo bashobore gutangiza urubanza. Apana no kubishingiraho bafata umwanzuro, kugira ngo bashobore mu yandi magambo, ayo magambo ignore them, bihorere. Keretse umuntu aje njyewe nari mpari, nanjye nari mpari batatu, ibi bintu wabiha umwanya tukabigenzura. Ariko bya bindi bagomba gushingiraho batangiza iki? Urubanza. Nihagira umugabo w'ibinyoma wihandagaza kugira ngo ashinje umuntu icyaha cy'ubwigomeke, abo bantu bombi bazaba baburanira imbere y'Uhoraho. Bazahagarara imbere y'abaherezabitambo n'abacamanza bazaba ari icyo gihe. Abacamanza bazaperereze neza, bavumbure ko nyakurega undi ari umunyabinyoma. Urega umuvandimwe w'ibintu by'ibihimbano, muzamucira urwo yashakaga gucira umuvandimwe we. Uzakura ishyano hagati yanyu. Ishyano ntabwo nari nzi ko byanditse muri Bibiliya, ariko narisanzemo. Iri hame ni naryo Yesu yashimangiye mu gihe abantu bagiranye amakimbirane. Muribuka ubwo yavugaga ati mwene so nakugirira nabi, ugenda umumenyesha icyaha cye mwiherereye. Nakumvira uzaba ubonye mwene so, ariko natakumvira umuteza undi cyangwa 2. Ngo ijambo ryose rikomere mu kanwa k'abagabo 2 cyangwa 3. Kandi niyanga kumvira abo uzabibwira itorero, niyanga kuryumvira naryo azakubeho nk'umupagane cyangwa umukoresha w'ikoro. Ibyo nzabigarukaho hari igihe abantu bagira ngo kubera nk'umupagane cyangwa umukoresha w'ikoro ngo bisobanura ngo umwangi. Oya, biravuga ngo uzamufata nk'umupagane, uvuga ngo mukunda iki? Mukunda abanzi banyu, mugenze gute? Musabira abagenza gute? Harenganya. Niko bisobanura. Hari abantu bavuga ngo Bibiliya ngo iravuga ngo uzamufata ngo nk'umupagane ngo cyangwa umukoresha w'ikoro, akagira ngo mbese ngo iravuze ngo nawe uzamwange. Abahamya ntabwo bari ababyumvise, ahubwo bagombaga kuba barabyiboneyeho n'amaso yabo. Kandi uwo basangaga ko yatanze ubuhamya bw'ibinyoma cyari icyaha gikabije ku buryo bamuhanishaga igihano kingana n'icy'uwishe umuntu. Ndagira ngo nguhugure nkwibutse inshingano yawe nk'umukristo, ni ukubaha no kumvira ab'Imana yagutumyeho, kuko mu kugira utyo wumvira Imana nayo ikaguha umugisha. Mu nshingano zawe ntayo kugenzura itorero n'abashumba irimo. Ndagira ngo mbisubiremo, mu nshingano zawe nk'umukristo nta nshingano yo kugenzura itorero n'abashumba irimo. Ugasanga umukristo yicaye hariya
ameze nk'umugenzuzi w'itorero, nk'umugenzuzi w'abashumba nuko riyoborwa. Ngo yango bari kutuyobora nabi, ngo yango uyu muntu nubahe maskini marere ntabwo azi ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo mu nshingano zawe nk'umukirisitu ntayo kugenzura itorero n'abashumba irimo. Hari abo bireba nuko bikorwa, uramenya utazigira akazitereyemo bikakuzanira iki? Umuvumo. Ahubwo mu nshingano zawe harimo gusabira abagenze gute? Abo Imana yaguhaye kukuyobora. Mu nshingano zawe harimo kubumvira. Mu nshingano zawe harimo kubashakira ibyo bakeneye. Mu nshingano zawe harimo kubwiriza abandi ubutumwa bwiza, kandi ukagirira Imana icyizere. Twavuze ngo ntugashyigikire abasebya abashumba bawe, ahubwo ujye ubaragiza Imana kandi ugire icyizere abo yahaye inshingano zo kuyobora itorero. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ishoboye kwirindira itorero ryayo. Halo, mbwira mwicaranye ngo Imana ishoboye kwirindira itorero ryayo. Hari abantu bavunwa no kurinda, hari abantu bumva mbese akaba afite itorero. Mu nshingano zawe nk'umukristo, iyo kuyobora itorero, iyo kugenzura ntabwo irimo. Just be who you are and be happy and contented with that, and it will bring God glory. Ibyo bizazanira Imana icyubahiro. Amen. Abakuru b'itorero barasabwa kugenzurana no gucahana mu gihe muri bo hari uwatannye. Gutana murabizi? Gutana ni ukujya ahatariho. Gutana ni ukuvuga ngo wagombye kujya hano ukajya ahatariho. You miss the mark. Abakuru b'itorero bagomba kurindwa amazimwe n'amanjwe. Nta mukristo muzima utari inkunguzi wakwemera kujya mu biganiro binegura abakuru b'itorero. Nuko nta mwanya dufite, nakwereka imirongo myinshi y'abantu babigerageje bagapfa. Nibyo haya twayisomyeho, kubanza twarayisomyeho, natwe twayisomaho, ntabwo nashaka kujyamo. Ahubwo wowe nujya wumva bimeze bityo, ujye ufata ibihe. Tujya tubabwira ngo urusengero rurafunguye, usibye ku minsi y'amasengesho. Nawe ubwawe igihe ufite umunsi wo kwihererana n'Imana, just come, ujye uza wihererane n'Imana. Turi hamwe ibihe byose uvuge Mana ndagusabye, iyerekwa dufite ni uguhesha Imana icyubahiro. Ndi kubona hari ibintu bidahesha Imana icyubahiro. Mana, none se ibyo abo bapastori, abo bakuru b'itorero, abo basaza b'itorero, abo bayobozi baregwa bifite gihamya bifatika? Ijambo ry'Imana twasomye riratwereka ko izo nshingano Pawulo yazihaga Timoteyo nk'uwari umushumba w'iri torero mukuru. Yagombaga kugenzura neza mu bushishozi bwinshi na nyuma yo guperereza bihagije, kugira ngo ubuhamya butaba bwatanzwe na ba bandi b'abahamya b'inyoma twasomye haruguru. Nk'uko twasomye, ni inshingano y'abaherezabitambo, abatambyi n'abacamanza. Ku murongo wa 20 avuze ngo abakora ibyaha ubahanire bose, kugira ngo abandi nabo batinye. Ngo kugira ngo abandi nabo batinye, haba bivuga abandi mu itorero, b'abapasiteri, abashumba, mu gihe uwakosheje ari umwe muri bo. Kumuhanira imbere y'abandi byari bifite umumaro, kuko byagombaga gutuma hatabaho guca urwa kibera, ariko nanone bigatuma n'abandi nabo barya bari menge, bakarushaho kwitwararika kugira ngo nabo bitazabageraho. Byumvikane neza, ntabwo ari buri gakosa kagomba kuzana imbere y'iteraniro cyangwa imbere y'abandi bakozi b'Imana. Buri wese ni umunyabyaha, kandi n'abakuru b'itorero nabo ni abantu. Buri kantu kose kagiye kazanwa imbere y'itorero, nta kindi cyazigera gikorwa hano, kubera ko buri wese muri twe hano ni umunyabyaha uteshuka, ntashyikira ubwiza bw'Imana. Icyo gihe cyagombaga kuba ari ikintu cyangiza ubuhamya ndetse kibasha gushyira ku itorero rya Kristo. Ibyakorewe mu muhezo bigomba gucyahirwa mu muhezo. Iyo bibaye ingeso,
ndetse hakabaho isubiracyaha no kwanga kwisubiraho, umukristo aratengwa nk'uko ijambo ry'Imana ribiteganya. Yari umukuru w'itorero cyangwa ufite izindi nshingano zose, nawe azihagarikwaho. Yari umunyabwenge akabona ko atacyujuje ibisabwa imbere y'abantu bizwi neza, ubwe yihutira kwisabira kuba ahagaritse kugira ngo abashe kubanza gusubiza ibintu mu buryo. Nizere ko byumvikanye neza. Murongo wa 21 wavuze ngo iki? Ndakwihanangiriza imbere y'Imana na Yesu Kristo n'abamarayika batoranijwe kugira ngo witondere ibyo, udaca urw'umwe cyangwa ngo ugire ubwuca urwa. Iri jambo ryasobanuwe ngo urwa kibera, ubundi mu Cyongereza henshi barisobanuye ngo to prejudge. To prejudge. To prejudge ni ukubanza gufata icyemezo bitewe n'uko dusanzwe dukeka umuntu, aho kubanza kureba niba koko ibyo aregwa ubu hari igihamya yabyo. Hari abantu bahora iteka barega bagenzi babo mu itorero. Ubwo rero abakuru b'itorero iyo badashishoje bisanga bageze ubwo umuntu runaka bigeraho bavuga bati uriya niko yabaye, bacyumva gusa n'ikirego, hatarabaho iperereza no gusenga. Uriya niko yabaye. Pawulo kuko mu ijambo ry'Imana umushumba arasabwa kutihutira kurambika ku muntu ibiganza. Wabisomye 22:23. 22. Ntukihutire kugira urambikaho ibiganza, kandi ntugafatanye n'ibyaha by'abandi, ahubwo wirindire kuba intungane. Uhereye none reka kunywa amazi gusa, ahubwo unywe vino nke kubw'inda yawe kuko urwaragura. Ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare, ndetse n'itagaragara yo ntishobora guhishwa iteka. Nk'uko twabibonye mu gice cya 3, hari iby'abakuru b'itorero, abepiskopi, abapasitori, abashumba, abasaza b'itorero basabwa kuba bujuje. Kimwe muri ibyo ni uko batagomba kuba bahindutse vuba. Umukristo mushya ntabwo wamurambikaho ibiganza ngo umwereze umurimo, cyangwa se umuntu muhuye vuba, kubera ko hari abantu bazi guhisha ibyabo, nk'uko tuza kubibona, n'abantu bahita bagaragara. Umuntu ashobora kuza hano mukabona ari marayika, ariko yamara nk'ibyumweru 3, cyangwa se haza usanzwe umuzi, twe twamushimye uriya muntu nawe uzi aho yavuye, yaciye ibintu, ni umunyamatiku, kandi yari yaje yatakumye yakubise umutwe hehe kuri plafo. Natwe twagenze ute? Twavivuye. Pawulo asoza yereka Timoteyo neza ko burya hari abantu bazi kwifufira, bazi kubundabunda, bazi guhishahisha ibyaha byabo igihe kirekire. Iyo utitonze ahubwo bigira abacamanza b'abandi, kandi nabo barabiciye ari uko ibyabo bitarajya ku karubanda. Mbese ni nko gusanga igisambo kitaramenyekana kirara gitobora amazu y'abandi, ari cyo kiri kubamba uwibye inkoko mu rusisiro. 24:25 havuze ngo ibyaha by'abantu bamwe bigaragara hakiri kare bikabakururira mu rubanza, naho iby'abandi bizagaragara hanyuma. Uko niko n'imirimo myiza igaragara hakiri kare, ndetse n'itagaragara nayo ntishobore guhishwa iteka. Hari abantu ushobora kureba ntibinakuvune, ukabona ko batarakura, utanabatekereza guhabwa inshingano mu itorero. Abandi nabo bashobora kugushuka bitwewe n'amagambo bafite n'ubushomotsi bafite, kumbi aribo bari inyuma ya ba bandi wakekaga ko bakiri impinja. Ariko nubwo bakwihishira, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nabo ibyabo bizagaragara hanyuma. Ngiro mwicaranye ngo ntugahishire ibyaha kuko n'ubundi bigeraho bikagaragara. Just say to them, ubwira ngo ntugahishire ibyaha kuko bigeraho bikagaragara. Umuti w'icyaha ni ukukihana. Ndagira ngo nshimire mwese mukomeje kubaha no kubahisha abashumba bacu. Ndashimira
abo twagiye duha inshingano ko bakomeje kuzikora neza kandi bagategereza bihanganye kugira ngo igihe nikigera Imana izakomeze kubacira inkoni. Ndagira ngo ntiwibagirwe ko kuba muri Yesu neza nibwo buzima nyabuzima. Abari muri we ntibabaho uko bishakiye kuko bagengwa n'ijambo ry'Imana. Kubaha Imana kwabo bibatera kubaha no kubahisha abashumba babo, bakabafata neza mu buryo bwose no mu bushobozi bwabo, ntibemere ko bagira icyiza bakena. Ibyo wakorera, twabonye ibintu bitatu. Icya mbere ni uko usabwa kujya wubaha kandi ukubahisha abakuru b'itorero ryawe, ukabubahisha ubasengera, ukabubahisha ubumvira, ukabubahisha ufata umwanya wo kubegera no kubabwira amagambo kubashimira, ukabubahisha ubasangiza ku byiza Imana iguha, nabo bakakomeza kugusabira umugisha. Ntugashyigikire abasebya abayobozi b'itorero, ahubwo ujye ubaragiza Imana kandi ugirire icyizere abo yahaye inshingano zo kuyobora itorero. Uzagira uruhare mu kurinda abashumba ibibasebya. Abakuru b'itorero barasabwa kugenzurana no gukeburana mu gihe yari uwatamye muri bo, kandi ntugace urwumwe cyangwa urwa kibera ngo wumve bavuga umuntu uhita ubifata nk'aho ari ukuri, noneho ugende wamamaza inkuru z'ibinyoma. Cyane ko twabonye ko uwasangwaga ko yafashije mu kwamamaza ibinyoma yahanishwaga igihano kingana n'icy'uwishe umuntu. Ntugace urwumwe cyangwa urwa kibera. Umushumba arasabwa kutihutira kurambika ibiganza ku bantu. Ndagira ngo rero muri iki cyumweru utangire gutekereza uko ugomba kubana n'ab'Imana yahaye umurimo wo kukuragira no kugushumba. Sinzi niba ujya ubashimira bihagije. Ababikora Imana ibaha umugisha, abatarabikora mutangire none. Ndagira ngo ntiwibagirwe, ujye ubasengera, ujye ubumvira, ujye ufata umwanya ubegera ubashimire, ujye ubasangiza ku byiza Imana iguha, kandi nabo bazakomeza kugusabira umugisha. Mu gihe twarimo turamya, Imana yaduhishuriye ko hari abakize indwara bari bafite, abarwayi Imana ibakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibibazo bitandukanye ndabaturiyeho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abadafite imirimo, Imana ibashakira ibyo gukora kugira ngo tubeho dutunzwe n'ibyo twakoreye, kandi tubashe no kubera abandi umugisha. Umugisha w'Imana ubane nawe. Mbwira uwo muhagararanye ngo uri umunyamugisha. Uri umunyamugisha. So uyu mugisha w'Imana uzabane natwe muri iki cyumweru. Mwami Imana yacu, ubwoko bwawe bwaturiyeho umugisha wawe. Hari amagambo wakomeje kuvuga yuko utanze umugisha mu itorero. Wavuze Mwami ko ukijije abarwayi. Mwami ndatura gukira indwara mu izina rya Yesu Kristo. Mwami urakoze kubw'ijambo ryawe. Duhe kuryumva no kuryumvira no kurishyira mu bikorwa. Reka hagaragara imbuto zivuye muri iri jambo, kugira ngo bikunde rero Mwami. Humugisha aba bamama bari hano, humugisha aba bapapa bari hano, humugisha aba basore bari hano, kugira ngo mu byo bakora byose babiboneremo umugisha, nabo bakubahishe, ndetse Mwami basangire n'ibyiza ubaha n'abashumba wabaragije. Mwami aba ni abawe, reka baronkere aho abandi baburiye. Reka Mwami ubacire inzira. Ngaho rwana na batsindira umwanzi Satani uhora ushaka guteza ibibazo mu miryango, atsindwe mu izina ryawe. Reka abangaba bahagarare mu cyuho kugira ngo kugira neza kwawe kugere kuri bo ndetse no kuri twe, kugere ku itorero ryawe. Urakoze Mwami kuko ugiye kugendana n'abagabo, ugiye kugendana n'abagore, ugiye kugendana n'abasore n'inkumi, ugiye kugendana n'abana bato. Twese hamwe tugukomeye amashyi n'impundu, kuko uri Umwami wacu n'umukiza wacu. Icyubahiro ni kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen.